oya ntibigeraho bigera kuko gufungwa ni ibya twese kandi nta mugabo udafungwa. None se wajyageje ukajya dusabe basi ukamusaba imbabazi mukiyunga? Nze musaba imbabazi mucakire warebye ukuntu hagera ukamama tukavugana ubundi ko natoroka leta. Bahereye mu gitondo cya kare ngo barwana bikingiranye mu nzu. Tugende arabavuga yuko ngo bamwe ngo yakana umuntu udashobotse ngo nadusabe ngo barabarwana ngo bajyana amakimbirane. uriya mugore wese aroroshyera ko nabonye nawe asuzugura kubi. za Africa TV show. Yes, reka mbifurize kugubwa neza, mbabwirane aho muri hose Imana ebaho umugisha kandi Imana ibishimire mu byo murimo byose mu kazi kagiye gatandukanye, abari amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, diaspora mwese muva mukagera, ndabasuje mbahaye ikaze kuri za African TV. Ngewe rero ndi MC Paul, ndurindanye ngoga rwa mirindi wa Serurinda ndindashyikirwa, ndo hejuru rya ni abarinzi n'ikimenyimenyi n'ubipingo z'abayobozi banze bazicyo namariye Republika. Uyu munsi rero ndi mu rugo nk'ibisanzwe n'undi ngiye gukorera ikiganiro, ariko kubera impamvu itandukanye ndaza kubabwira kandi namwe muraza kuyimenya. Tumaze iminsi tuganira ku bibazo bijyanye by'amakimbirane aba mu miryango cyangwa se ibibazo byo muri community zigiye zitandukanye, ariko kuri uyu munsi ho birakabije cyane. Ntabwo ndi butinde, iki kiganiro gikora nk'iminota 5 cyangwa se 10 mbabwira ikinzanye ahangaha. Impamvu rero tumwe none nicara kuri kamera izi saha no kubijyanye na Yaka ndetse na Dusabe. Muraza kumenya impamvu rero nyine uko byagenze. Dore uko byagenze rero. Ahagana ku isaha ya saa 2:30, saa 3 nibwo ntaje kubona telefone imamagaye. Telefone yamamagaye yari umukobwa w'inshuti yanjye yitwa Diane. Uwo mukobwa w'inshuti yanjye yitwa Diane amamagara rero atuye Kagugu. Ngiye kubabwira inkuru yose ukuntu yatangiye y'uburyo Yaka na Dusabe baje kujyana amakimbirane bakageza ubu barwana, Dusabe akajya mu bitaro. Ni ukuvuga ngo ku isaha saa 2:30 saa 3 narindi hano iwanjye ngiye ko nambara telefone yamamagaye, nditaba. Yewe kubera ko nari ndyamye ndushye, nabyutse nicuye, maze kuva mu bwiherero ndaza njyama mu ntebe. Ubwo ngubwo izo saa rero nibwo agatotsi kongeye kumfata mu gitondo. Nari nangiye gusa nk'editing agahighlight kubukwe nari musinzemo, noneho mbona telefone yamamagaye, agatotsi gatangiye kuza. None ubwo umuntu atamwa ngo yewe ngo ko yakana Dusabe njya mbona mugendana ari inshuti zawe ujye bakoresha ibiganiro, nta kuntu wazo kabakiza. Ndavuga ni se bigenze biti? Bati bagize ati ndumva bano baratongana cyane. Cyo nahise nkora n'iki, nahise nzamuka njye ufata akamoto ndakabura niga akagare mva aho ngewe ntuye. Urumva hano nuye nta nuba yakabatuye, nta rugendo runini rurimo. Nukuvuga ngo ngewe naho bita Kagugu batsinda bayakabatuye Kagugu, abantu bazi station ya Rubisi hafi yo kwa Padiri. Ni munsi y'iyo station ahantu bakunda kuvuga ngo mu biziriko, inyuma yaho umanutseho gato usa nk'ujya ku rusengero rwa Revolution Church. Hafi aho ngaho rwose hafi y'urusengero rwa Revolution Church utaragera ku tubutike tubanziriza urwo rusengero niho Yaka na Dusabe batuye. Rwose ku nzu iteye amarangi y'icyatsi. Noneho nahise mfata akagare kihuse ngerayo. Mu kugerayo cyangwa se navuze ni ntabwo ndi butware kamera nka bya ndi by'abanyamakuru bahuruye, ahubwo ndagira numve ese byagenze bite. Ngezeyo nubwo ngubwo mbanza mu magaro Diane ndaza amazi ase byagenze bite, atinjeramo.
none ndabase yakarimo ati yakaciye aho hepfo atambika urumva ahantu urusengero rwa Revelation ruri hari ahantu harimo utwira tubiri dutambikamo usanga ujyana uca ku muzi umudugudu ugatambika ukajya muri iryo hantu hari igisambu nditanga kwa Mukombozi n'ahandi nuko ndikurangira ubwo ku bantu inkuru mbese twagenze ndavuga ninjire mu gipangu ninjira mu gipangu rero nasanze Dusabe yice hanze iki ngiki cyabyimbye ahangaha gutya habyimbye mbona hari n'undi mukobwa ni simwibuka niba ari Vanessa sinzi masanga n'uwitwa ngo Kakajwi yego umusore witwa Kakajwi w'umusilamu ndaza kumubereka witwa Kakajwi masanga n'uwitwa Tiote akunda kubakoresha Tiote akora kuri aca n'umanibu yakoreragaho nuko noneho ndabasanga n'ubwo numva uwo mugabo arimo arahamagara wo ngo Kakajwe arahamagara ngo komanda wakagugungwaze abatware ndavuganirega n'undi no hamagara komanda birasaba inuze mu isibo no mu mudugudu muhamagare mu isibo mubabwira uko byagenze bavuga ati bahamagaye mutwasibo ntacyo yafasha ngako ngo ibintu ngo biri emergency ngo reka ngo kubamagara kuri polisi ngo polisi ngo nigira gute ngo niri bubashe gukemura bino bintu ngo vuba vuba komanda arabwira ati mufate Dusabe uwo ngo wagize ikibazo wakomeretse mumujyane kwa muganga nagera kwa muganga noneho aze kuza gutanga ikirego noneho icyo twasa dukwana iki ngiye ubwanjye nihamagariye Yaka ubwanjye nahamagaye Yaka ndamubaza ni se Yaka njenje wawe nanije kukureba uri Yakate yanyitabye ambwira ngo ndi kujya kunganje Gikonda baro duhurira ngiye ubwanjye niko yambwiye bifashatse ko iki yarahunze none ubwo aho ngaho witwa Kakajwe nawe abaramamaga ati se Yaka waje ukenga n'umugore gutya na gutya Yaka nabwo arabeshya ngo ngaraje uwitwa Tiote nawe yamuhamagaye yagakuza hayisaza umwe mu bashinzwe umutekano witwa Nshizirungu wo muri umudugudu yakatemo witwa Kabuhunde ya mbere uwitwa Nshizirungu yayisaza nawe arangije aramuhamagara n'ijyo amaye nimero we amwita ngo Yanka waje tukabwira hano mu rugo dirabaye ibibazo tubikemure umugore atarajya korega kuri polisi yakavuga ati ndaje amuga ati none ngutegeze muti ngahe yakahesa mukupa ibintu mvuga nabihagararaho noneho murashaka kuvuga ati se noneho ko barwanye byagenze bite kugira ngo barwane bari bamaze iminsi bafitanye amakimbirane Yaka ngo Dusabe kuno yatubwiye urwo ntare rwa Dusabe ngo Yaka ni wa muntu hari cano bafitanye yitwa ngo Yaka na Dusabe iyo cano Dusabe iyo tufaranga tubikuje aragenda agakora amafaranga agahaha agakora stoke mu nzu yarangiza akanishyura inzu inzu baba bayishyuye 100 Dusabe ati nshobora kubikuza na 500 cyangwa 400 ariko Yaka ni wa muntu Yaka hano ni wa muntu utavuga ngo uramutegereza ngo azane posha hahe ngo Yaka ni wa muntu utakibwiriza wenda ngo ngisabune wenda ngo ngibwiriza avuga ati duhaye Yaka amafaranga akoreye ngo ayarya ukwe ngo kireka umufatiranye cyo kavuga ati duhaye no gufata wenda kandi abwo atayivugira ngo inyama ubwo ngubwo n'ibikiro cy'inyama ngo kigura 10 cyangwa 5 ubwasiga 5 n'umubaza ibindi ikibazo rano cyavuye ngo ho byatangira ubundi Dusabe yakoresheje anniversaire y'umwana we ngo amafaranga ya YouTube ngo sinzana yako amafaranga ngo ya YouTube ngo noneho ngarangije ngabikuza amafaranga ngo amafaranga abikuje ngo yaragiye ngo ayarya ngo yavuze ngo yarabikuje ngo azakwa anniversaire y'umwana we nawe ngo akavuga yuko ngo nta kintu ngo yamumariye ngo yuko ngo atajya muhaho ndakavuga ati se ndaguha amafaranga kandi ubwawe amafaranga wo ukorera nta muntu ugiye kubaza ngiyewe amafaranga nayafasha abandikanya ko ari umwana wacu anniversaire kuko umwana wacu yakatijame umwana ntabwo ari uwacu urumva ati umwana ntabwo ari uwacu noneho bitangira gutyo ko no ko anniversaire ntabwo yari ahari Yaka ntabwo yari ahari uretse mwumve nk'aha ngaha ukuntu ejo ndi batunganye Immaculée umushyitsi mukuru kutoka Rubavu
oya no guseka ni ibibazo oya uraseka oya nukuri ari bari kwa kangahe niba muzibyara mukabana nishakira wiki dupasure hakiri kare wiki nigendere ntabwo nayigusigira nose ubu ngubu iri gukora ntabwo nayigusigira yakarere sindukunate dupasure hakiri kare ntabwo nzayoberwa n'umugore nose nkuyoboye gute ubu gutunga intebe zo muri salo ni ukuvuga ngo ahantu byatangiriye yaka n'amakuru iyo cano ni umuntu witwa Tiyote wagira inama umunyamakuru witwa Tiyote wagira inama Dusabe yafashe telefone Dusabe ayifungurriramo bayiteye akana Dusabe buriya n'ibiganiro byinshi ryo byaba prodingi akabagirira nibo baba basabiye accents nibo bakoreye ibintu byose niyo babwiye ati mwabaye monetize yakamenye na YouTube ntazi ngifite abasabo bangahe we nukumva ngo cano ntazi nyine ngo bijya hehe ikindi rero nababwira ko byagenze noneho rero mu gitondo kugira ngo barwane babyutse nk'ibisanzwe bakunda bajya bakora ibiganiro byabo bakicara bakavuga bati tugiye kuganira turi guteka ese mu rwemeze biti none ngo bakoze ikiganiro ngo kirangiye ngo Dusabe abana ngo ni mukatinge bakatinze Dusabe ngo mbere yaho yuko ko ikiganiro ngo yamubwiye ngo ngurira akanoni inywero ngo ntago ngese ngo urankoresha utamimbye ngarabanza nganamuha amafaranga ngo yabanje ngama amafaranga kugira ngo bakunda gukora ikiganiro ngo n'ibiganiro byinshi ngo bakoranaga ngo yamwishyuraga burya kandi ngo cano ari yabo arangije afata nani agenda ngo amugurira ngo Knowless hanze yayizanye yakamaze kuyinywa ngo nubwo yaranywe uje umunsi w'ejo yakane yanywe inzoga yakangagiza umujinya avuga ati ngo nubundi ngo ibi bintu ngo ba wakoze ngo ngiye nago tuba twabivuganyeho ngo uranyishyura Dusaba ati ntabwo nakwishyura kandi channel yacu ngafashe icupa rikubita hasi Dusajya ngo ni imikino yasemwe aramwejya mukubita ikintu hano icupa riba amukubita ikintu cy'icupa hano ha Dusabe habyimbye arangije kumukubita icyo kintu hano noneho yaka aragenda ahita ashaka gusohoka barasera bararwana barakubitana kwa Dusabe haba abantu bajya muri bangahe batatu harimo umuhungu umwe niba ari umukozi nakandi kana k'agakobwa n'umwana na Blessing wa Dusabe barwanya none bose yabanesheje bangonge ngo ndi Marishari ubwo rero byaje kugera hanze bararwana induru ziravuga abantu mu iyo karitsiye barahurura baza kubakiza umuntu wabakijije ni umwarimu waruraho hafi niwe wabashije kubaturisha niba bimwitabahore umwarimu w'itabahore nagejeje kubaturisha uwo mwarimu wigisha amakuru abana bigisha icyongereza nagejeje kujya gute kubaturisha yaka rero kugeza n'ubwo bamamagaye yanze kwitaba ariko binkundiye naza guhamagara umuntu witwa Diane uwo ngo wamamagaye akama makuru nkamubaza none ese byagenze bite koko kugira ngo iyi nkuru ize kuba ifite fact icyakoze yaka ntabwo we ari ntabwo sinzi nta muntu ari kwemera kuvugisha ngiye guhamagara Diane ndageza ndaza guhamagara yakandebe sibyo ndaza guhamagara yakandebe kandebe Diane nimero ye muhamagare nayibonye kamamagare Diane mpamagare Diane mwumve mu by'ukuri dukurikije ibyo twagiye tuganiraho kuva kera no mu buzima busanzwe amakimbirane mu muryango ariho nyaboneka dukurikize ziriya nama Dia wiriwe narinde gukora ikiganiro nk'umuntu wari uturiye aho hafi nk'umuntu wari uturiye nk'umuntu utanye na ba Yakana Dusabe ese yakagerageje kugaruka bariyunga hari andi makuru aba wamenye ntabwo yakayagarutse mu rugo ntabwo aragaruka Dusabe niwe wagarutse ariko irayivuga mu kiganiro yego ntabwo aragaruka yasize akomaguye umugore nabonye nanjye nahageze na manyamukubise ese ubona bari gupfa iki
ibyo bapfa rero ntabwo wabimenya kuko bahereye mu gitondo cya kare ngo barwana bikingiranye mu nzu. Tugende. Hari abavuga yuko ngo bamwe ngo yaka ni umuntu udashobotse ngo nadusabe ngo barabarwana ngo bajyana amakimbirane. Uriya mugore wese aroroshyera ko nabonye nawe asuzugura kubi. Ndoreza mesaje. Uriya mugore nawe arasuzugura nawe ntiyoroshye. Ari umugabo ntiyoroshye, ari n'umugore ntiyoroshye. Yego. Bose ntiboroshye pe. Ya reka nkureke najya ngo nkubaze uko byagenze nakundi nta kibazo. Urakoze. So. Reka njyageze mamagare na yakanumvi. Yakawe ntabwo ajya apfa kwitaba telefone niyo wagira uti. Yakana ajya apfa kwitaba telefone niyo yitabye ajya ngo uri mu kigana agatagukupa we aba yishakira amafaranga. Reka ndebe yakamwano. Mamagaye kuri nimero yiwe iherwa na 94. Kaya kamamagare numve kugira ngo dusabe we I think ko tuvuye nahamagaye mbere ko nk'ikiganiro ntabwo iriho. Yaka na mushuti wawe wagwamagaye mu itondo nje wawe none se wabashije kugaruka mu rugo? Nge ndabizi ko mushaka kumfunga. Oya cyaje tugwamagara. Ni umuntu ushinzwe umutekano wagamagaye agira ngo ngabunge bitaragera kure. Oya bigera kuko gufungwa ni ibya twese. Kandi nta mugabo udafungwa. Mwebwe niba mwapanze gahunda yo kumfunga ndafungwa n'ubundi nakundi. None se wajyageje ukajya duseba se ukamusaba imbabazi mukiyunga? Nge musaba imbabazi mucakire. Oya we muhamagare kuri telefone. Ko ndi kumuhamagara sakangu. Ubwo nakundi ngewe najya ngo cyagiye mbunge nibwo nari nyihagiye najya ngo mbunge. Umva se? Oui. Warebye ukuntu hagiye ukamama tukavugana. N'ubundi ko natoroka leta. None ndi nkamusaba imbabazi basi. Anazimusabira aho ngaho kuko nge ndi kumuhamagara nashaka kumvisha akantu. Kandi nshaka kumusaba imbabazi nkigendera. Yego ngiye gukora rero ngiye kujyayo mugwe kuri telefone muvugane we umwivugishirize. Bari umama kuri telefone mwivugishirize. Noneho ni mutekano wacu. Nacyo ngiye ndaje mugwe kuri telefone. Nkorera kabisa. Sawa. Ureka mama kuri telefone mumusaba imbabazi. Byago murabyumva ko yaka arimo arashaka kwemera yemera yuko icyaha yagikoze ariko akajya asabira imbabazi. Gusa ikigaragara cyo yamukomerekeje kandi imiryango wenda nimba n'amafoto ndaza kuyabereka yamukomerekeje ariko buri abayobozi nabo baraza kubunga nk'ubuyobozi. Ngiye cyo ngiye gukora ngiye kugenda mu mfate umutekano waraturaziranye mbahuze noneho kugira ngo twunge umuryango ture ko bakongera gusubirana ariko yakanashobotse n'ubundi ni iby'uyu munsi ejo bikarangira. Ikindi rero ndajya mbabwira nuko amakimbirane mu muryango yo ahoraho ariko tuye twibuka ya nama gusabana imbabazi mbere yuko ikintu kiba no guca bugufi hagati y'umuntu ufite amarere ari hejuru. So nago ndakwe minota myinshi rero reka mbashimire mbifuze kugubwa neza aho mwe muri bose nzakomeza mbagezaho episode z'ukuntu ibintu bimeze ariko nanone n'ikindi dusabe nawe bumvishe ko Diana avuze ati nawe dusabe nawe ntabwo yoroshye ngo nawe birangagira amahane ariko buriya mu buzima busanzwe abantu bose niko bameze nta muntu uburi hejuru n'uburi hasi y'amategeko twese tuba turi hamwe amategeko twese agomba kutureba ari ikintu dusa yavuze ngo n'ubundi ngo yaka ngo ni impunzi ngo abavuga ngo nzakubita ngo ngiye ngo bazamfunga ngo beta bamfungura ngo n'ubundi ngo nta kibazo ngo ngewe ngo ndi impunzi ndi umuntu wigendera ngo ibyo ngo yaka ngo bidubwiye ngo dusabe reka turebe icyo amategeko aza kubikurikiranaho. Murakoze cyane kandi mbashimiye mbifuze kugubwa neza aho merereye hose. Yari MC Paul.